ndabasuje kandi bayikaza kuri Rwanda Media News. Amaro y'Imana akomeze kwa namwe bitewe n'ibice by'isima mugiye mutwumviramo cyangwa se muriremo gatanu kuri gatanu nk'ibisanzwe tugatse n'amakuru ari kugenda avugwa mu bitangazamakuru hano ku isi muri Afrika ndetse n'ahantu habagiye hatandukanye. Ariko mu by'ukuri ndagira ngo munyemerere twibande hano mu Rwanda iwacu. Mu by'ukuri ngira ngo ni itangazo rya Nesa imaje gutangaza rireba buri munyarwanda wese uri hagati mu gihugu cyangwa se uri hanze y'u Rwanda. Nawe iri tangazo rirakora by'umwihariko, iri tangazo rikareba abanyeshuri, abarezi, abadirecteur b'ibigo ndetse n'ababyeyi b'abanyeshuri by'umwihariko muri rusange. Mu by'ukuri ngira ngo ni itangazo Nesa imaje gutangaza aka kanya rireba abo bantu bose imaje kubabwira abanyeshuri biga muri P6, abiga senior 3 na senior 6 by'umwihariko. Iri ni itangazo mu by'ukuri ribareba kuko aya makuru meza cyane namwe ntabacikwe. Mu by'ukuri itangazo Nesa imaje gutangaza rireba abo bantu bose namaje kubabwira. Ndagira ngo mu by'ukuri munyemene mabwire zimwe mu ngingo z'ingenzi tubize kuganiraho cyangwa se ingingo z'ingenzi bivuze kuranga aya makuru yacu. Mu by'ukuri munabashe no kumenya mo byinshi cyane ibyo Nesa imaje gutangaza aka kanya rireba abanyarwanda bose bari hagati mu gihugu cyangwa se n'abari hanze y'u Rwanda ndetse n'abo bantu bose imaje kubabwira abarezi, abadirecteur ndetse n'abanyeshuri ndetse n'ababyeyi b'abanyeshuri kugira ngo base gusobanukirwamo byinshi cyane mu byo Nesa imaje gutangaza bibareba cyangwa se bibagenewe by'umwihariko. Nabwo ko mu by'ukuri Nesa imaje gutangaza amatariki y'ibizamini, igihe ibizamini bizatangira bigembwe cya kabiri ku banyeshuri bose mu by'ukuri bitegura gukora ibizamini bigembwe cya kabiri. Ibyo byose mu by'ukuri muraza kubisobanukirwa, ariko ndagira ngo mu by'ukuri munyemerere mbabwire zimwe mu ngingo z'ingenzi tubize kuganiraho muri iyi video yacu kugira ngo babashe gusobanukirwamo byinshi cyane n'ibyo Nesa imaje gutangaza bireba abanyarwanda bose, bikareba abanyeshuri, abadirecteur ndetse n'abarezi by'umwihariko, ariko tutibagiwe n'ababyeyi b'abanyeshuri. Ndagira ngo mu by'ukuri munyemerere mbabwire zimwe mu ngingo z'ingenzi tubize kuganira. Nabwo ko mu by'ukuri ingingo mbere tuza kuganiraho gahunda nshyashya yaje yo kujya bishyura gahunda amafaranga ya Minerval bitabagoye ugereranyije n'ukuntu byari bisanzwe biriho, cyangwa se ugereranyije n'ukuntu ababyeyi bajyaga bishyura amafaranga ugasanga bibagoye. Ariko mu by'ukuri nuko haje indi gahunda yo kuzajya bishyura amafaranga ya Minerval bakoresheje kode y'umunyeshuri, aho umunyeshuri azajya ahabwa kode imuranga itandukanye n'iyundi munyeshuri kugira ngo ajye abasha kwishyura amafaranga ya Minerval bitagoranye. Aho byaje bigaragara ko hari ahantu hamwe namwe hatari banki cyangwa se n'andi services zitanga banki kugira ngo ajye babona ukuntu bishyura. Mu by'ukuri nababwira ko iyo gahunda ije gukunganira gahunda y'amafaranga abantu bajyaga batanga, ukabona ko biri kugenda bibangama. Mu by'ukuri nuko iyo kode izafasha abanyeshuri cyangwa se igafasha n'ababyeyi kujya bishyura amafaranga bakajya babasha kumenya ko ayo mafaranga yishyuwe neza cyane kandi ku kigo yagezeho kandi banayabonye. Mu by'ukuri ndagira ngo munyemere babwire ingingo ya kabiri tuze kuganiraho n'itariki y'ibizamini by'igihembwe cya kabiri. Nesa amaje gutangaza amatariki y'ibizamini by'igihembwe cya kabiri n'igihe amatariki ibizamini bizatangira. Mu by'ukuri ibyo byose maze kwisobanukirwa muri iyi video kugira ngo mubashe gusobanukirwamo byinshi cyane n'ibyo Nesa iba yagiye itangaza kugira ngo mubashe gusobanukirwamo byinshi cyane n'ibyo yagarigamire ku banyarwanda bose cyangwa se ku banyeshuri bari kwiga bitegura gukora ibizamini by'igihembwe cya kabiri. Ndagira ngo mu by'ukuri ibyo byose nibyo tubuze kuganiraho ndetse nabyo muri buze gusobanukirwamo muri iyi video yacu cyane, kugira ngo rero mbere yuko tugenda kusesengura cyangwa se kurambura aya makuru yacu, ndagira ngo mu by'ukuri niba uri kunarugamba igeze kuri channel yacu ya Rwanda Media News kandi subscribe ndetse ufungure inzogera kugira ngo video nk'izi n'amakuru nkanga meza nawe ujye ubasha kuyabona mu bambere. Ariko nanone nibagiwe gukora ibitekerezo cyangwa se kwandika comment, kuko namwe ibitekerezo byanyu biba bikenewe kandi byubaka societe nyarwanda nyabwinshi. Ndagira ngo mu by'ukuri twese ka tugende ku ngingo yacu mbere twavuze tubuze kuganira. Mu by'ukuri ni ingingo yuko mu by'ukuri haje indi gahunda cyangwa se indi systeme yo kujya bishyura amafaranga ya Minerval bitagoranye nk'uko byari bisanzwe biriho, cyangwa se byari bisanzwe bibona ko ujya gutonda umurongo kuri banki kugira ngo ubashe kuba wakishyura amafaranga. Ariko mu by'ukuri nuko nabwira ko haje indi gahunda yo kuzajya bishyura Minerval bitagoranye, aho umunyeshuri azajya agira kode imuranga itandukanye n'undi munyeshuri akazajya yishyuraho ayo mafaranga cyangwa se iyo Minerval. Noneho ayo mafaranga mu by'ukuri iyo kode umunyeshuri azajya ahabwa ni kode mu by'ukuri umubyeyi azajya afata cyangwa se azajya bafite amafaranga kuri Momo akaba yabasha kwishyura amafaranga akoresheje telefone ye akanze akanyenyeri, yarangiza mu by'ukuri ukabona ko azajya afata amafaranga nimba ari 70 ushaka kwishyura ndetse ugashiraho n'amazina y'umwana wawe ushaka kwishyura n'ikigo, bahita bakikwereka mu by'ukuri ufite kode y'ikigo ugahita ushiramo iyo kode y'umwana, hahita haza amazina y'umwana wishyuriye amafaranga umwishyuriye. Nimba ari 70 bahita bakwereka amazina y'umwana wawe ndetse n'amafaranga umwishyuriye n'ikigo umwishyuriye. Mu by'ukuri murumva ko iyo ni gahunda nziza cyane izafasha ababyeyi kujya bamenya neza ko amafaranga bayishyuye neza cyane, kuko byaje bigaragara ko mu by'ukuri hari abanyeshuri baherezwa amafaranga cyangwa se ababyeyi bahereza amafaranga ugasanga umunyeshuri ntago ari kujya kwishyura mu mafaranga nk'uko umubyeyi yarayamuhaye ugasanga ari kugenda kuyakoresha mu bindi bintu bigiye bitandukanye cyangwa se mu zindi nyungu ze, ugasanga ntago ari kwishyura yose nk'uko bayamuhaye. Ndetse mu by'ukuri byagiye binateza n'ikibazo mu by'ukuri, aho byagenda bigaragara ko hari abana bajyana amafaranga mu ntoki bakayahereza abayobozi ku kigo, noneho umuyobozi ayahaye uwo muyobozi ntayafate aya mafaranga ngo abashe ko yayahereza kontabule, noneho ayo mafaranga ayakoregitinga mu bandi, ugasanga wa mwana kwa ko atatanze brodero ku ishuri cyangwa se ku kigo, ugasanga biri kugenda biteza ikibazo ndetse ugasanga wa mwana bamushizeho ideni kandi mu by'ukuri yarabashije kuba yakishyura ya mafaranga ya Minerval kandi nta brodero yatanze. Ariko ugasanga biri kugenda biteza ikibazo n'impagarara cyane ari no mpamvu mu by'ukuri iyi gahunda cyangwa se iyi gahunda leta ishizeho cyangwa
cyangwa se nesa kugira ngo igifasha ababyeyi n'abanyeshuri ndetse n'ikigo kujya babasha kumenya neza ko umwana yishyuye amafaranga yose ya minerivare nk'uko biteganywa cyangwa se nk'uko umubyeyi yamuhereje. Murumva ko iyi gahunda n'uburyo bwiza cyane buzafasha ababyeyi ndetse bugafasha abanyeshuri, ikigo ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye muri serivisi ziba zigiye zitandukanye kugira ngo byabashe kumenya neza ko amafaranga abashije kuba yakishyurwa neza cyane ndetse no ku kigo amafaranga abashije kuba yagira mu tutizingiye mu magambo. Reka tugende ku ngingo yacu ya kabiri twavuze tubuze kuganiraho. Mu by'ukuri nababwira ko ni ingingo irabana n'amatariki y'ibizamini by'igihembwe cya kabiri. Mu by'ukuri nababwira ko nesa imaje gutangaza amatariki n'igihe n'umunsi ibizamini by'igihembwe cya kabiri bizatangira ku banyeshuri bose. Mu by'ukuri babe bitegura kugira ngo bazajya gukora ibizamini biteguye neza cyane, bameze neza, barize kugira ngo bazabashe kuba babitsina. Mu by'ukuri aya matariki nta yandi ni ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatatu muri uwo mwaka w'ibihumbi 2026 nibwo ibizamini bizatangira ku banyeshuri. Ibizamini by'igihembwe cya kabiri nibwo bizatangira ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatatu. Mubyumve neza abanyeshuri kugira ngo mubashe kuba mwakitegura neza, ndetse nesa ikomeza ishishikariza abanyeshuri gushyiramo imbaraga n'umuhate kwiga neza cyane, kuko umunyeshuri utazabona amanota 50 nesa ikunda kubivuga cyane, umunyeshuri utazabona amanota 50 kuri bulletin ntago azimuka kuko azasibira cyane cyane. Bigaragara ko mu by'ukuri kino gihembwe cya kabiri ariho abanyeshuri bagomba gushyiramo imbaraga cyane, bakiga cyane kugira ngo abashe kubonamo amanota, kuko kino gihembwe cya kabiri uri umunyeshuri ntubonemo amanota menshi cyane bishobora kugutindiza, cyangwa se ugasanga mu gihembwe cya kabiri cya gatatu ntago ubonye amanota ashimishije ku buryo ushobora kuba wakimuka. Kandi mu by'ukuri nesa yo ikomeza ishiramo imbaraga cyane, inabashishikariza kwiga cyane kugira ngo muzabone amanota 50 abasha kuba yabimura akabajyana mu wundi mwaka, ndetse umuntu utazabona ko gahunda n'iyandi ni ukuba yasibira. Murumva ko mu by'ukuri abanyeshuri mugomba kwiga cyane mushizemo umuhate n'imbaraga kugira ngo muzabashe kuba mwakimuka, kuko amatariki yo y'ibizamini mu by'ukuri mubona ko yegereje. None ni ku itariki mu by'ukuri turi mu kwezi kwa gatatu, bivuze ko mu by'ukuri nta gihe kinini gisigaye cyane, nta n'icyumweru gisigaye kugira ngo ibizamini bibashe kuba byatangira. Ari nayo mpamvu mu by'ukuri nesa iritangaje kugira ngo yongere yibutse abanyeshuri kwiga cyane, gushyiramo imbaraga n'umuhate kugira ngo babashe kwiga neza ndetse bazabashe no kwatambukana umucyo, ndetse inavuga ko mu by'ukuri bibaye byiza nta n'umwana wajya unabasha no gusibira kugira ngo mwese mujye mubasha kwimuka. Mu by'ukuri ni itangazo nesa rero riratangaje, rireba abanyarwanda bose, by'umwihariko rikaba rireba abanyeshuri, ababyeyi, abarezi ndetse n'abadirekiteri b'ibigo kugira ngo babashe gusobanukirwamo byinshi cyane n'igihe n'amatariki y'ibizamini, igihe ibizamini bizatangira by'igihembwe cya kabiri. Ndetse inavuga ko mu gihembwe cya gatatu naho ibi byose bigomba kuba mwabyiteguye kugira ngo muzabashe kubona ukuntu mwimuka. Iri ni itangazo rya nesa mu by'ukuri rero ryari rigenewe abanyeshuri, rigenewe ababyeyi, ndetse nesa ikomeza ishishikariza ababyeyi kujya baba hafi y'abana babo kugira ngo basubire mu masomo yabo, kuko byagiye bigaragara ko hari abana bava ku ishuri aho kugira ngo asubire mu masomo, ugasanga ari kugenda nko kurira nk'amafilm cyangwa se n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Ababyeyi bakabahereza imirimo myinshi cyane yo gukora, kandi mu by'ukuri umwana akagombye kuva ku ishuri akarira gisaho gatonya cyangwa se agafasha umubyeyi imirimo mikenya, noneho umwana akongera agasubira mu masomo. Ariko mu by'ukuri ubona ko abana ntago bakiga cyane cyangwa se bashiramo imbaraga cyane bitewe n'uko ngo babagiye no kwitegura n'ibizamini, ubusanga rimwe na rimwe badashiramo imbaraga n'umuhati kugira ngo bazabashe gutsinda. Kandi mu by'ukuri nesa bikaba kuri gahunda yawe yuko nta mwana uzajya wimuka udafite amanota 50. Urumva ko ni ibintu bisaba gushiramo imbaraga cyane no gushiramo ubwenge no gukora cyane kugira ngo ubashe kubona aya manota 50. Murumva ko biracyakomeje kugorana. Ndabashimiye mwe twabanye kuva iyi video itangiye kugera irangiye, muri abantu bagaciro cyane. Ariko niba iyi video wayikunze, kora like ndetse utere comment ko namwe ibitekerezo byanyu biba bikenewe kuko byubaka society ya Rwanda, bigafasha n'abantu benshi cyane hano mu Rwanda. By'umwihariko iyi video uyisharinge ku nshuti zawe kugira ngo nabashe kumenya aya makuru meza cyane nesa iba yagiye itangaza, by'umwihariko agenewe abanyarwanda bose, akanagenerwa n'abanyeshuri bari hagati mu gihugu mu by'ukuri bitegura gukora ikizamini cy'igihembwe cya kabiri cyane. By'umwihariko niba ari kubona rugamizo kuri channel yacu ya Rwanda Media News, kandi subscribe ndetse ufungure inzogera kugira ngo video nk'izi ngizi ujye ubasha kuzibona mu bambere, kandi nawe amakuru nk'anga meza ujye ubasha kuyabona mu bambere. Aha ni kuri Rwanda Media News, iyi niyo channel ibagezaho amakuru meza n'amatangazo mu kuri leta ibagiye itangaza areba abanyarwanda bose n'imiro myiza cyane y'abaturarwanda. Turakunda cyane kuri Rwanda Media News.